kwambara uzambara, kurya uzarya, gushaka uzashaka, kubera ko nta kintu na kimwe twigeze twizerera Imana twabura n'ikimana. Rero nagira ngo mbashishikarize, yewe nari kuba nanjye ndi kugendera mu kagare nkawe, nanjye bari barakankoreshereje, ariko kubera ko Imana yandokoye singendere mu kagare, ni gute nanjye ntashima Imana, nanjye mfasha n'abari mu kagare. Ariko humura, Imana ishobora byose, no kugukiza yagukiza kuko byose bishoboye. Kuri wowe niyo mpamvu ubuzima urimo nukugira ngo byibuze bugira abandi bugira gute buremesha umutima. Ubu hano hantu uri hari abandi bari munsi yawe, ariko humura, Imana iri kumwe nawe, kandi Imana izakurera, kandi Imana izagukuza, kandi Imana izakubakira, kuko ufite impungenge uti se ubu ngubu uzubaka kuko ufite ingingo nzima, ufite ubwenge buzima. Ni iki Yesu yakubura? Ni iki wabura na Yesu? Wowe iringira Imana, kandi natunguwe n'ukuntu nawe ubwawe ufasha. Iki kintu cyankoze ku mutima mbyumvise, nibaza se umuntu udafashije tishoboye yabasha nawe kugirira neza, ariko umugambi w'Imana ku muntu ni muremure. Byari ngombwa ko n'uyu ngo yatabarwa ku bwawe. Urumva ko nawe Imana yamuciriye inzira ariga. Niba yiga yize kubera ko yahujwe nawe, kandi niba umuntu agendanye n'umunyamugisha nawe abona umugisha. Rero nagira ngo mbahumurize umutima, kandi ntabwo muri mwenyine. Nsaba n'ababyeyi bose batureba cyangwa batwumva, mubyeyi ufite umutima w'urukundo n'impuhwe, mubyeyi ufite kumva ko wagaburiye abana bawe bariye bahaze, yewe babitaye no mu kimoteri, ariko hari abandi bababaye. Nimuze duteranye kutwo dufite Imana yaduhaye, tuze dufasha abatishoboye, kubera ko Imana ntago izigera iduhembera ibitenge byiza twambaye, ntago Imana izigera iduhembera ibyo kurya byiza dukura mu supermarket, ahubwo Imana izaduhembera ibyo twahagaburiye abashonji n'imyenda twambitse abambaye ubusa. Rero nagira ngo nshishikariza ababyeyi bafite umutima wa kimuntu nk'uwo twagize, ni ukuri Imana ibashoboze baze babasure, babasure mwebwe, basure n'abandi bababaye. Rero nimuhumure, mukomere,
kandi nagira ngo mbabwire ngo ntabwo muri mwenyine, muri kumwe n'abavandimwe, muri kumwe n'ababyeyi. Mubyeyi yaguta ariko Imana ntibwo iguta, iguhora iruhande. Rero nagira ngo mbabwire ngo nimukomere, turacyari kumwe kandi tuzakomeza tube turi kumwe. Hari n'igihe uzabona hari n'abandi baza, ariko humura, ibi byose byabereyeho kugira ngo uzakomeza abandi, uzahumuriza abandi. Kwambara uzambara, kurya uzarya, gushaka uzashaka, kubera ko nta kintu na kimwe twigeze twizerera Imana twabura n'ikimana. Rero nagira ngo mbashishikarize, ngewe nari kuba nanjye ndi kugendera mu kagare nkawe, nanjye bari barakankoreshereje, ariko kubera ko Imana yandokoye singendere mu kagare. Ni gute nanjye ntashima Imana, nanjye mfasha n'abari mu kagare? Ariko humura, Imana ishobora byose, no kugukiza yagukiza kuko byose irabishoboye. Tuzi ko Imana ishobora byose. Rero nagira ngo mbashimire ku rugendo mwakoze, mbashimire ku butunzi bwanyu mwakozemo, namwe mukaza ntibyoroshye. Ubwo ndavuga ikinyamakuru Berik TV, Imana ibaha umugisha. Nta kindi narenzaho, ndagira ngo mbasabire umugisha ku Mana, Imana ibaha umugisha. Ananiya, karame ndabona wavimvire nyaboneka. Cyane kabisa n'ibyishimo. Muri bahaguruke. Tunogera no gushima Imana. Tujye dushima Imana. Cyane kabisa. Wajya kuryama ukabyuka sangahe? Hamwe sinasinziraga. Abyama yikura wigira se kwitaka ntago wasinzira. Kwitaka. Cyane kabisa. Ubu noneho akamatera keza, turakashasheho n'agashuka, kuvurera inziza, kwiyorosa. Mu byaba yagutekerejeho, kandi azahora gutekerezaho, ntago ari uyu munsi gusa, buri munsi azajya gutekerezaho kandi agusabira n'imigisha ku Mana. Urumva iyo matera itandukaniye niyo waho wajya kuryama? Ubu ngubu uneryama gasi, ajya gucya ameze nk'aho bareba nkubitagura. Yego ndimo ndaribwa umugongo, ariko ubu ngubu ntabwo birongera kumbaho. Ubu washaka n'umugore? Ubu washaka n'umugore wabonye matera? Yabonetse. Abantu bajyaga bakubwira guki iyo babonaga ahantu uryama, abagusekaga barangana iki? Ni benshi. Amagambo bajyaga bakubwira ukumva urakomeretse muri wowe, uyaganiriye abantu batuye isi cyangwa se abantu bakurikiranye Berik TV. Amwe mu magambo abantu bakubwiye wumvaga akubabaza na yahe bitewe n'ahantu baryamaga, ubu bashobora kandi gato ntuzihebe. Ntago umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda bisobanura ko ataba umukire cyangwa se ngo amateka arahinduka cyane. Naye amagambo wajya kubwirwa n'abantu bo muri famiye, inshuti, baguca intege bumva ko nta n'aho uzabona uryama, ni nka yahe? Icyambere bakona kumbwira ngo cyane nk'umukobwa kandi ngo nta mugore uzashaka kuba bitewe n'ahantu uryama. Nta mugore uzashaka bitewe n'ahantu uryama. Wowe ubitamwumva kuko sumva nta uzashaka muri wowe. Umvaga nyine urumva byankomeretsaga nyine ngo mbacitse intege, ntajye nkibaza se ndi muntu cyo utabasha kwigura amatera. Yego mutakigura amatera n'ingute yajya guteta umukobwa kamwe ngo mvaye umbere umugani nafite wandi bumugi. Ako gute wanga umuhungu wambaye agatisheti kameze uko uberewe bigeze aho ngaho? Ubu baraje bakurwanire kubera Imana. Baraje bakurwanire kubera Imana. Umuntu wajyaga guca intege ari muhura, ubwira nticyakubwira. Imana ihindura amateka. Imana yanyohereje umuntu ihindura amateka. Yego. Cyane kabisa. Wasinze aho bari buje. Nibaza kumva ukaranze baraza kuratana ntihazi byagenze gute. Byagenze bite? Ananiya, urya kangahe ku munsi? Njya rimwe ku munsi. Rimwe ku munsi. Kandi uba ufite n'uburwayi, kandi umuntu ufite uburwayi bagomba kurya. Yego. Uriya mwana mubana noneho, yego, agufasha mu buhe buryo? Ko nta kintu mupfana. Ese byagenze gute kugira ngo uyu mwana muhure abashe kugufasha, akwitangira ubwo ababyeyi bakujugunyaga? Yego. Ubwo abantu bakujugunyaga? Urakoze cyane. Cyangwa n'ubushize mu kiganiro nabigarutseho. Reka banze yicare kuri matera bazajya arara nyabona. Sezera igitaka.
we Mana yiduha amateka. navimvira aya niryamiye Ananiya Karame. uyu mwana w'umuhungu nawe ari buze no kutubwira se mwahuye gute? Yego. Uyu mwana w'umuhungu mufata nk'iki kuri wowe kubwawe nka Ananiyasi utaragutereranye ubwo abantu bagutereranaga? Yego. Wowe mufata nk'iki noneho? Mufata nk'umuvandimwe wanje kubera ko bavuze ngo inshuti nziza kurutira umuvandimwe. Yego. Rero mufata nk'umuvandimwe wanje nubwo twahuje twese n'ibibazo nyine ariko byarenze kwibazo no umuvandimwe wanje mu maraso. Yego. Yego. Abo muvandimwe mwahuriye he? Twahuye nijoro zari nka 5:00 nari mfite umuntu antwaraga noneho we yari yagiye ana 4 z'ijoro aragenda ansigana nzi ngo ari bugaruke ndategereza ndamubura. Noneho nibwo rero twaje guhura n'uyu nguyu nari kugera ni muri ayo masaha nyine ahishambwa ndamugativa mufasha ugeze ahomba. Nibwo yagejeje mu rugo twageze mu rugo nko masaha 8 z'ijoro. Yego. Ndamubwira surata ambwira ati wananye sifite aho ndi burare. Nibwo nambwira ati nacyurare hano. Mu gitondo tuganire nyine ambwira ko mushiki we nawe yamwirukanye adafite aho kuba. Yego. Nibwo twese tuvugana nambwira ati no igumira ndore nanjye nta muntu ufite kunyitaho tugumane ujye ufasha. Tubwo nyine icyo nzajya njya nawe zaba ari icyo nyine. Gusa nyine yari ihanganye n'akana keza cyane. Asi kwihangana. Kuba hari umunsi mwigeze kumbwira ngo uransanga ku Gisozi ukuye igare hano. Yego. Ngo usage ku Gisozi. Nakubwira ntago byashoboka. Urabona wagendera mu kagare ukansanga ku Gisozi mbona na moto n'imodoka iva hano iza yarushye. Mwisangira hano. Ngaho mumpere mikrofone tumwibarize nk'umuntu mubana buri munsi. Bite wowe? Emeze neza cyane. Ariko vuga cyane. Mushiti Ananiyasi. Ntabwo urarya se. Matera yabonetse n'ibiryo birahari. Witeka arambuye igitabo. Humura. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Nakirutimana Daniel. Nakirutimana. Nakirutima. Yes. Uwo muvandimwe niki kuri wowe? Ese umufata nk'iki kuri wowe basi? Niba ufite uwo mutima wo kuba waragumanye nawe muri ubu buzima, bakagombye kuba warashatse akazi ko mu rugo kakabona, bakagombye kuba uri umuntu upagasa ukora n'ikiyede utaniga. Wigeze ugera mu ishuri? Ya ubu ngubu nibwo ndi kujyayo kubera ko nyine nahuye nari ni Gahongayire namujyanyeyo aranje ambaza ati se uriga? Ndamubwira ati ntago niga. Arambwira ngo mu kwa cyenda noneho uzaze ngo amafaranga ya Minervare noneho uzajye kwiga nawe umenye gusoma nk'abandi. Uburiga. Iyo wagiye kwiga sigara sunikwa nande mu kagare? Abari wenyine naza nkabona ko mujyana hari aho ashaka kugenda. Ahashaka kugera. Iyo uvuye ku ishuri kubizi ko ataba yatetse n'ahantu aba yakuye amafaranga nta bushobozi, bigenda gute kugira ngo mu gitondo ukarabe ujye ku ishuri kugira ngo ureke ejo nawe warema ubuzima cyangwa ukamuremana n'ubundi buzima? Bigenda gute? Uraza ukahita umusunika mukajya gushaka amafaranga cyangwa murabwirirwa mukanaburara mukihangana? Oya. Iyo twatetse nimugoroba neka byinshi ku buryo nyine ndi umusigira akasigara arya. Cyangwa byaba bitanahari ubwo nyine tukikoca tukihangana. Mukihangana. Mugakomereramo. Hanyuma muhura bwa mbere wumvaga muzashobokana cyangwa wumvaga bitazabaho? Wapi. Abantu bakomezaga banca intege bakubwira ngo kirebe. Kimwe na sister wanjye nabwo twigize kuhura turiyunga bigenda neza ariko nyuma yajyaga nca intege tusura muntu mubana. Azakugeza kuki? Bizagenda bite? Urabona uzahera kuri umutwara urabona bizageza he? Yego. Ndamubwira ati hoya nimba ari umuhamagara Imana yamamagariye nzawukora, nzajya mutwara nta n'ikibazo mbifitemo. Ubu ngubu mufata nka garafurere. Kuko n'uburyo mwahuye n'Imana yabahuje. Yego. Abantu iyo bagucaga intege muri wowe wumvaga uri bubikora ukamuta cyangwa warashinyiriza ukavuga nti ni mutarasigarana nande twarahuriye ku muhanda bamutaye? Oya. Ahubwo nasubizaga amaso inyuma nkareba uburyo nge nari meze
nkavuga ati ntago byaba ari byo kana none ntago natenguha Imana ikintu yambwiye ntago nayitenguha nkavuga ati uyu muntu ntafite umufasha ntafite umugwanira reka nanjye nigomye byibusa njye mujyana ahantu hose ashaka kugira ngo mubone icyo kurya byagendaga gute kugira ngo mubone ibyo kurya byagendaga gute noneho byabaga ari danje byabaga ari danje rwose ubu ngubu nyine ubwo yahamagaraga nk'umuntu akamubwira ati se nta senyisi ufite aho ngaho ngo ube uzimaye yaba zifite bakazima cyangwa se batazifite tukabyura nyine tugapfusha tukaryama mukiryamira nijoro yo bwageraga ko inzara ry'abantu nijoro hari ukuntu uryama nijoro uko gupfusha we wapfushaga nijoro byarageraga bikagenda gute nijoro byari ingorabahizi rwose wararyamaga kandi utaryamye no kuri matera uryamye hasi ukareba n'ahantu uryamye byuza wakumva byikaraze mu nda wareba hasi ukabura ikintu ufata bikaba hatari kabisa ntabwo wahita gucika intege ukavuga nti ubundi koko ibyo bambwiye ndaguma hano nshaka iki kubera ko wabonaga muraburaye kandi umuntu uri gufasha nta hantu ari bukure akazi nta n'uwo ari bubwire ngo akamuhe ibyo ntabwo najyaga mbitekereza ntabwo wajya kubitekereza ubu noneho icyizere umaze kubona muri wowe ko umuntu warwaniriye intambara yo kugumana nayo mu buzima bubi umaze kumubonamo ikihe cyizere muri wowe bitewe n'ukuntu mumaze iminsi mugendana niyo wumvise ibitekerezo bye muri we nicyo uhita wumva ko ejo hazaza ashobora kuhakuremera cyangwa nawe ukaharema nicyo uhita wumva muri wowe bita numva ubwo uyu nguyu kazangiza ku bintu byinshi cyane aho abandi babona ko ntacyo azageraho wowe ubona ko ari cyo azakugezaho yego ndemba mbona nyine levo turiho ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima yego ubwo rero nanjye rero ubu natwe dutegereje tutarambiwe nzi ko tuzava muri ubu buzima tugera mu bundi kandi bwiza urabyizeye ndabyizeye cyane ujya usenga Imana usenga wizeye ko icyo kintu kigomba kubaho sibyo hanyuma niki ubonye uyu munsi wa none ubwo umubyeyi yabasuye umubyeyi ufite umutima wa kimuntu umubyeyi ushobora kubona hake mu bantu batuye isi niki ku bwawe wabonye cyahindutse kuri uyu munsi muri wowe niki ubonye kigushimishije kuruta ibindi ndumva ibyishimo ari byinshi urumva uyu munsi ikintu cya mbere kinejeje uyu munsi ndaryama kuri matora naryamaga hasi pe ariko uyu munsi rwose ananiwe urabyuka dore ko wajya kubyuka saa 10 umva ni danje kabisa uyu munsi uraryama ahantu heza dore n'ibyo kurya babituzaniye ahubwo umubyeyi Imana imuhumugisha pe reka tubashimire dushimira n'uyu mubyeyi wabashije kugira icyo akora akabazanira icyo kurya akabazanira aho kurara akabazanira imyambaro yabazaniye isabune mbese rero reka tumushimire kandi Imana ikomeze kumuha umugisha shimira n'abantu mukurikirana Berk TV mukomeze gukora subscribe kandi mukomeze kugira umutima wo gufasha abantu batishoboye nicyo buri munsi duharanira buri munsi reka mbabwire ati rero Uwiteka akomeze kubarinda kandi akomeze kugendana namwe kandi mukomeze gusengera n'aba bana ndetse by'umwihariko dushimire n'umuryango w'uyu mubyeyi wabashije kumufasha agafata umwanya wo kubafasha hanyuma reka dusoze ikiganiro ariko tugisozanye n'isengesho umubyeyi agiye kudusabira ku Mana abasengere hano ku mugaragaro amen murakoze ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga ndashima Imana ko ari Imana nyamana ni Imana irera ni Imana ikura umuntu mu kaga abana b'abantu bamutaye ariko yo ikamutarura ikamufata kandi ikakwiyegereza Imana ihabwa icyubahiro rero nagira ngo nkubwire ijambo rihumuriza umutima rivuga ngo riri muri Yesaya 50 ku murongo wa 7
ravuga ngo kuko umwami Imana azantabara ngo nicyo gituma ntamwara ngo nkakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni unsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya duhagarare twembi. Haleluya. Rero nagira ngo muvandimwe twarakubonye, nagira ngo ushimire cyane umuvandimwe wanjye niwe wakubonye mbere yuko nkubona, abaransendingiye abarampaye link ndakubona nawe ubungubu mu byo nazanye nyirizina nawe umushimire. Yaba ari hafi tuba twazanye ariko ntabwo yari ari hafi cyane. Ubwo rero nagira ngo nukuri wumve ko Imana muri kumwe kuko ntuzigera umwarwa. Mu bantu bose bizera Imana ko bajya bakorwa n'isoni. Umwana